tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imani happy cyubahiro. Ubwo duherukana twaganiriye ku gice kibabaje cyane, kibi ndetse kirimo ibibazo ku buzima bwa Dawidi, kuko ariho Dawidi yakoze icyaha imbere y'Uwiteka. Muri iki kiganiro nakubwiye ko Dawidi yarwanyije Abamoni n'Abasiriya, mubwira n'ibyaha bibiri bikomeye yakoze ubwo yasambanyaga Batisheba nuko yishe umugabo we Uriya. Mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kukubwira uburyo Imana yohereje umuhanuzi wayo Natani ngo abwire umwami Dawidi ibyaha bye, kuko Dawidi yari yagerageje uburyo bwose ngo abihishe. Igishimishije ariko nuko Dawidi yaje gusaba Imana imbabazi. Nyemerera dufate akaruhuko ubundi ngaruke nyuma ya kano kananga. Imana ikugirire neza nshuti yanjye. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imani happy cyubahiro. Abavuga ko Imana yaretse Dawidi agahisha ibyaha bye ntibimenyekane, navuga ko baba batasomye neza iyi nkuru yose. Inshuti yanjye, tugomba kumenya gusoma neza ibyanditswe. Igihe Natani yabwiraga Dawidi ibyaha bye, Dawidi nawe yahise yihana. Icyo gihe kandi Natani yabwiye Dawidi igihano Imana izamuha kubw'ibyaha yakoze. Dawidi yagombaga kumenya ko umuntu asarura ibyo yabibye. Umuntu w'Imana ashobora gucumura, ariko ntabwo ahera mu cyaha. Iki nicyo gitandukanya umuntu w'Imana n'umuntu w'isi. Intama ishobora kugwa mu byondo, ariko izakora uko ishoboye kose kugira ngo ivemo. Nyamara ingurube yo izigumira mu byondo kandi hishimire. Imana yavuze ko abantu ari nk'ibice by'ibumba bishobora kwangirika mu gihe icyo ari cyo cyose. Agakosa kamwe gashobora kwangiza igice cyose cy'ibumba. Igicuruzwa gifite agaciro gishyirwa ku isoko kuko umucuruzi aba yakibonyeho agasembwa. Ndi umwe mu bakunda kujya kugura utuntu dutandukanye ku maduka. Akenshi nsanga igicuruzwa cyagurishwaga amafaranga menshi, ku munsi ukurikiyeho igiciro cyacyo cyamanutse. Ibi abacuruzi babikora kuko baba bazi neza ko icyo gicuruzwa n'ubundi hari agasembwa gifite. Nicyo kimwe no kuri Dawidi rero. Birasa naho agaciro ke kari kagiye kugabanuka bitewe n'icyaha yakoze. Mu gice cya 11 batubwira icyaha cya Dawidi n'ububi bwacyo bwose. Ijambo ry'Imana ntabwo rihishira icyaha yakoze. Ijambo ry'Imana ntabwo rigaragaza Dawidi nk'umuntu w'umwere. Ibyaha bye
bisa nk'umuti w'ikaramu y'umukara, birirabura nk'ijoro ry'icuraburindi. Icyaha cya Dawidi nanone cyabaye kirekire nk'uko ikuzimu hareshya. Dawidi yaracumuye rwose, kandi byarakaje Imana, ndetse buri wese wumvise inkuru ze ababazwa n'uburyo yari umugabo ukunda Imana, ariko akaza kurangiza urugendo rwe nabi. Ibyo Dawidi yakoze byarakaje Imana, kandi Imana yagombaga kugira icyo ikoze. Inshuti yanjye, urabona ukuntu Imana ifite uko yagenje umunyabyaha. Yatanze Yesu Kristo kugira ngo apfire ku musaraba, yishyure umwenda wacu. Icyaha ni kibi cyane. Imana niyo yavuze ko icyaha ari umwijima w'icuraburindi ukeneye urupfu rw'umwana wayo. Inshuti yanjye, nuva ku Mana uzaba wayobye. Ariko kandi niba uri umuntu w'Imana ukaba waraguye mu cyaha, humura, hari uko Imana izabigenza ikabitunganya mu gihe ariko wagize umutima wo kwihana. Mu gice cya 11 duheruka Dawidi yicaye ku ntebe ye y'ubwami, yumva atunganye kuko yibwiraga ko yashoboye guhisha icyaha cye. Yatekerezaga ko Isirayeli batazamenya icyaha yakoze. Nyamara amaherezo isi yose yarakimenye. Nawe utarukizi, uyu munsi urumva ko ndiho nkikubwira. Aho tugeze noneho turabona Dawidi agiye kuzicuza kubwo gukora icyaha gikomeye kandi kibi cyo gusambana na Batisheba no kwica umugabo we Uriya. Umurongo wa mbere uratubwira iby'umugabo w'umuhanuzi witwa Natani. Uyu ni umwe mu bagabo bakomeye tubona mu byanditswe. Ubusanzwe Dawidi iyo abishaka yari guhita yica Natani, kuko yari ahangaye umwami amubwira amakosa n'ibyaha yakoze, kandi ari ikizira kubwira umwami gutyo. Nyamara kandi ibi ntabwo byateye ubwoba Natani ngo bimubuze kuvuga icyo Uwiteka yari yamutumye kubwira umwami Dawidi. Mu gitabo cya 2 cya Samweli gice cya 12 ku murongo wa mbere haranditse ngo, bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi. Ageze iwe aramubwira ati, habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe yari umutunzi, undi yari umukene. Natani yatangiye abwira Dawidi inkuru. Ni inkuru yari guhishura icyaha cya Dawidi, bigatuma ayibonamo nk'uko yaba ari kwireba mu ndorerwamo. Ijambo ry'Imana n'indorerwamo ryerekana abo turi bo koko. Birasa nk'aho Natani nawe yari agiye gufata indorerwamo kugira ngo Dawidi nawe yirebemo. Igihe Natani yazaga ibwami, birasa naho hari ugutuza kudasanzwe. Nta washoboraga kugira icyo avuze. Ariko kuko Natani yari umuhanuzi w'Imana, Dawidi yaramubwiye ngo, hari icyo Uwiteka yaba yaguhaye kumbwira. Nibyo rwose, hari icyo Imana yari yahaye Natani. Imana yari yabwiye Natani inkuru y'abagabo babiri bo mu mujyi umwe. Umugabo umwe yari umukene, undi ari umukire. Muri uwo mujyi babagamo harimo inzu zubatse nabi cyane n'inzu zubatse neza. Reka dukomeze dusome mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 duhere ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 3. Haravuga ngo, kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaguze, akakarera kagakurana n'abana be bo mu rugo, kakarya kutwo kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye, kaba nk'umukobwa we. Iyi nkuru y'umugabo w'umukire n'undi w'umukene ni inkuru izwi cyane. Umutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama menshi cyane, ariko umukene we yari afite umwagazi w'intama umwe wonyine, kandi nawo ukiri muto cyane. Aka kana k'intama rero kamwe kari gakunzwe cyane n'umuryango w'uyu mukene, bakakitaho cyane ndetse bakakagaburira neza. Ako gatama niko konyine uyu mukene yari afite. Mbega itandukaniro ryari hagati y'aba bagabo bombi. Inshuti yanjye, iyi ntambara y'abakene n'abakire izakomeza kubaho kugeza igihe Kristo azagarukira. Ku giti cyanjye ntekereza ko uyu munsi ikibazo atari irondaruhu ngo bamwe bavuge ko ari abazungu, abandi bavuga ko ari abirabura. Ahubwo ikibazo gihari muri iki gihe kiri hagati y'abakire n'abakene. Mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 4 haranditse ngo, bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi. Umubi nuwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze,
ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa wa mukene awuzimanira umushyitsi we. Natani ari kuvuga inkuru yerekana ubuzima benshi dusanzwe tubona muri iki gihe. Ndabeshya se? Umukene nta kintu yari yifitiye kereka umwana w'intama umwe. Umutunzi yari afite byose, ariko kandi akagira ubugugu, atazi gutanga. Ntabwo nkunda kuvuga ku bijyanye na politiki, ariko ndumva nshaka kugira ikintu mvuze ku byerekeranye n'ihame ryo muri iyi si ya none irimo icyaha. Namenye ko amashyaka ya politiki avuga ko azakemura ibibazo by'abaturage kugira ngo abaturage batore abakandida babo mu myanya y'ubuyobozi. Ntabwo ntekereza ko abanyapolitike benshi bo muri iki gihe bahangayikiye abakene. Ibi ntabwo byigeze biba, nta nubwo bizigera bibaho. Ariko reka twe gukomeza gukina n'ibintu nk'ibyo. Ariko se, reka twongere turebe no ku bijyanye n'imisoro. Abategetsi benshi usanga ntawe utanga umusoro, ahubwo umusoro ugatangwa n'umuturage wo hasi. Ndakubwiza ukuri inshuti yanjye, abategetsi nk'aba ntawe baba bataniye n'uyu mukire wambuye umukene umwagazi w'intama ye imwe rukumbi yari yifitiye. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 5 haranditse ngo, maze Dawidi aherako arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa. Dawidi yatekereje ko Natani yaje kumuregera umwe mu baturage bo mu bwami bwe, kuko Natani yasabye Dawidi gucira urubanza umuntu wakora ibintu nk'ibyo byo kwambura umukene. Hano Dawidi yavugishije ukuri, ariko kandi harimo no kubeshya. Gusa twibuke ko yajyaga aca imanza zitabera, ariko nanone akaba n'umugabo wihutira gufata imyanzuro vuba cyane. Igihe yamaraga kumva inkuru ya Natani, yahise asimbukira ku birenge bye, arangije aramubaza ngo, uwo muntu ari he? Tugomba kumufata kandi tukamwica. Nshuti yanjye, biroroshye cyane kubona icyaha kuri mugenzi wawe, ariko wowe ugasanga udashobora kwibonaho icyaha. Icyo ni nacyo kibazo Dawidi yari afite. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 6 haranditse ngo, kandi azariho umwana w'intama 4 kuko yakoze ibimeze bityo, kandi kuko atagira impuhwe. Dawidi yasaga nk'uwahindutse umuvugabutumwa. Ese wowe si kubyumva kuri uyu murongo tumaze gusoma? Biroroshye kubwiriza undi muntu, umubwira amakosa ye, umubwira n'icyo agomba gukora. Abantu benshi niko tumeze. Twumva twabwira abantu kwitwara neza, tukababuza gukora nabi, nyamara ari twebwe banyamakosa ba mbere babaho. Uko niko Dawidi yari ameze. Dawidi yaravuze ngo, uko uwo muntu yamera kose azahanwa yisunze amategeko. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 guhera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 8 haranditse ngo, nuko Natani abwira Dawidi ati, erega uwo mugabo ni wowe. Uko niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, nakwimikishije amavuta ngo umwami wa Isirayeli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Kandi iyo biba byarabaye bike, mba narakongereyeho ibindi. Byasabye imbaraga zidasanzwe Natani kugira ngo asobanurire Dawidi ko iyi nkuru yavugaga icyaha yari yakoze. Niyo mpamvu ku giti cyanjye mvuga ko Natani ari umwe mu bagabo bo muri Bibiliya badatinya kandi bakomeye. Nta muntu n'umwe nzi ushobora kugereranywa nawe. Umva uko Natani yabwiye Dawidi. Yaramubwiye ngo, erega uwo mugabo ni wowe. Ese Dawidi n'iki yagombaga guhita akora? Birumvikana ko Dawidi hari ikintu kidasanzwe yagombaga gukora nyuma yo kumva ayo magambo ya Natani. Ni ukuri rwose hari icyo Dawidi yagombaga gukora. Dr. Margoliouth yaravuze ngo, byaterwa n'igihe ibi byabereye. Mary umwami wa Scotland nawe yavuze ko Natani yahangaye kuvuga Betisheba, kandi uyu mugore yari hejuru y'amategeko kuko yari umugore w'umusirikare ukomeye mu ngabo za Dawidi. Umwami Charles wa mbere nawe yavuze ko Natani atarakwiriye guhangara Betisheba. Umwami James wa kabiri nawe avuga ko mbere yo gucura urubanza kuri iki cyaha cya Dawidi yari kubanza agashaka abatangabuhamya. Muhammad nawe avuga ko yari gutegereza ihishurirwa riza rivuga ko Dawidi na Betisheba bagomba guhanwa ku bw'icyaha bakoze. Umwami Charles wa kabiri
avuga ko yari gukuraho itegeko rya 7. Umwamikazi Elizabeth w'Ubwongereza nawe avuga ko yari guhana Natani kuko yahangaye umwami. Inshuti yanjye, ndagira nkubwire ko Natani iyo atinyuka kubibwira abaperezida bo muri iki gihe abashinja ibyaha nk'uko yashinjiye Dawidi, bahita birengagiza amategeko 10 y'Imana, ahubwo bakamushyikiriza inkiko. Dawidi we nta kintu na kimwe yigeze akora kuri Natani. Ibikorwa bye byerekana ko yari umuntu mwiza. Imana yari guha Dawidi ikintu cyose umutima we wari kuba wifuza, ariko Dawidi yabyitwayemo nabi, aracumura. Muri kino gihe, kubera abantu basigaye boroshya ubuzima cyane, uzumva abantu bakubwira ngo ibyo Dawidi yakoze ngo ntabwo cyari icyaha, ariko Imana na n'ubu iracyabihamya ko Dawidi yakoze icyaha. Kandi umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka ntabwo agomba guhisha icyaha yakoze. Mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 9 haranditse ngo, niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe, wicishije Uriya w'Umuheti inkota kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Natani yavuze icyaha cya Dawidi adaciye ku ruhande, abimubwira yeruye. Nshuti yanjye, ntabwo wumva ko urukiko rwatangajwe n'amagambo Natani yari habwira umwami Dawidi? Birumvikana ko hari abantu benshi batari bazi ibyo Dawidi yari yakoze. Bumvise Natani ashinja umwami Dawidi ibyaha bikomeye cyane. Bashingiye ku mategeko yari yanditswe mu gitabo, Dawidi yari yakoze kimwe mu bintu Imana yari yarabujije Abisirayeli gukora. Ese Dawidi yari agifite irindi hirwe ryo guhisha icyaha cye? Ndakeka ko ake kari kashobotse. Mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 10 haranditse ngo, uko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wasuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'Umuheti ukamugira uwawe. Inshuti yanjye mu Kristo, ese ushobora kunyemerera nkavuga kuri iki kibazo abantu bakunze kwibaza bagira bati, ese umukristo ashobora gucumura? Igisubizo ni yego, ariko iyo acumuye aba ababaje Imana. Igihe Dawidi yasambanyaga umugore wa Uriya yababaje Imana. Mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 11 haravuga ngo, nuko Uwiteka avuze atya ati, umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe, ureba mbaho umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Ibyago byari bigiye gutera Dawidi n'umuryango we. Kandi inshuti yanjye, mu gice gikurikira, mu muryango wa Dawidi habamo amarorerwa ateye ubwoba. Abana be bakora ibintu bibi cyane ku buryo byababajije umugabo Dawidi cyane. Ariko nta hantu na hamwe uzumva Dawidi ariho atakira Imana, kuko yari azi neza ko yababaje Imana, nayo ikaba iriho imuhanira ibyo yakoze. Icyo Dawidi yashakaga nicyo yanditse muri Zaburi ya 42 ku murongo wa 1. Haravuga ngo, nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 12 aranditse ngo, wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko jye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Reka noneho turebere hamwe uko Dawidi yihannye. Turasoma mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 13. Haranditse ngo, nuko Dawidi abwira Natani ati, nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati, nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe. Dawidi yari gupfa kubera icyaha yari yakoze cyo gusambanya Batisheba no kwica Uriya umugabo wa Batisheba. Ariko Imana yaramurinze, ntiyapfa kandi iramubabarira. Ariko umwana babyaranye na Batisheba yarapfuye. Urabona ko Imana itemereye Dawidi ko akomeza guhisha icyaha cye. Mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 14 haranditse ngo, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka kubw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko kugeza n'uyu munsi hariho abanzi b'Imana batayizera kubera icyaha Dawidi yakoze. Magi avuga ko igihe yari pasiteri mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariho abatizera bashoboraga kuza ngo bakamubaza bati, ni kuki Imana yatoranyije umuntu umeze nka Dawidi?
avuga ko ari nubwo bamubazaga iki kibazo ari ukugira ngo gusa babone aho bahera bamuserereza. Ni ukuri kugeza n'uyu munsi ibintu Dawidi yakoze byakongereje umurindi abantu batizera Imana. Imana rero yari igiye gucisha Dawidi mu ruganda kugira ngo yongere avemo atunganye. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 guhera ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 17 haranditse ngo, Natani aherako asubira iwe. Dawidi asabira umwana ntibyamubuza gupfa. Hanyuma Uwiteka atera umwana muka Uriya yabyaranye na Dawidi araremba cyane. Nicyo cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana, yiyiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda bucya. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka bamuhagarara iruhande ngo bamubyutse ave hasi. Aranga kandi yanga no gusangira nabo. Dawidi yagiye imbere y'Imana yingingira Imana kugira ngo umwana we na Batisheba abashe kubaho. Ariko ku iherezo bamuzaniye amakuru avuga ko umwana yamaze gupfa. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 guhera ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 20 haranditse ngo, maze Dawidi abonye ko abagaragu be bongorerana amenyeraho ko umwana apfuye, abaza abagaragu bati, mbese umwana arapfuye? Baramusubiza atarapfuye. Nuko Dawidi arabyuka ariyuhagira arihezura, yambara indi myambaro, aherako ajya mu nzu y'Uwiteka arasenga, avayo ajya mu nzu ye. Nuko aho ashakiye bamuzanira ibyo kurya ararya. Abagaragu ba Dawidi bari batangajwe n'ibyari biriho biba ku mwami wabo Dawidi. Igihe umwana yari atarapfa, Dawidi yari yambaye ibigunira yisize ivu, ariho yinginga Imana ngo adapfa. Amaze kumva ko umwana yapfuye, birumvikana ko yari kujya ku ruhande wenyine kubera kwicwa n'agahinda, ariko siko byagenze. Ahubwo amaze kumva ko umwana yapfuye, yarahagurutse aroga, ahindura imyenda, nuko ajya mu rusengero kuramya Imana. Abagaragu be batangira kumubaza impamvu abigenje atyo. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 guhera ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 23 haranditse ngo, arabasubiza ati, umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira, kuko nibwiraga nti ntawe ubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. Ariko none amaze gupfa ndiyiririza icy'ubusa, mbese nabasha kumugarura? Nzajya ahari, ariko we ntabwo azagaruka ahondi. Dawidi yari azi neza ko akana ke kakijijwe. Yaravuze ngo, nzajya aho ari umunsi umwe. Dawidi yari azi neza ko namara gupfa azongera akabona akana ke yabuze. Umwana upfuye akiri uruhinja ahita ajya kubana n'Imana. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 18 ku murongo wa 10 haravuga ngo, mwirinde mudasuzugura umwe muri abana bato. Ndababwira yuko abamarayika babo bo mu ijuru bahora bareba mu maso ha Data ho mu ijuru. Uyu munsi iyo umwana w'uruhinja apfuye, ako kanya ahita ajya kubana n'Imana. Uko niko ijambo ry'Imana ritwigisha. Ntabwo nzi amakuru yawe, ariko ntekereza ko ibi byahumuriza cyane umubyeyi wabuze uruhinja rwe, kandi mboneyeho n'umwanya wo kumwibutsa ko uwo mwana we yibereye mu ijuru. Wa mubyeyi we, niba warizeye, umenye ko uzongera ukabona wa mwana wabuze akiri uruhinja. Ariko niba utarizeye, ntabwo uzamubona. Dawidi rero yanze guheranwa n'agahinda k'urupfu rw'umwana we, kuko yaje kumenya neza ko umunsi umwe azongera akamubona. Nyamara ibi siko yabitekereje igihe wa muhungu we Abusalomu yapfaga mu myaka yatambutse, nk'uko tuzabibona mu biganiro biri imbere. Abusalomu yari yarababaje se cyane. Igihe Abusalomu yapfaga, Dawidi yararize cyane kandi akora n'ikiriyo cye. Kubera iki? Kuko Dawidi atizeraga neza ko Abusalomu apfuye akijijwe. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 guhera ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 25 haravuga ngo, maze Dawidi ahumuriza umugore we Batisheba, atahiwe bararyamana. Bukeye babyarana umwana w'umuhungu, amwita Salomo. Uwiteka aramukunda, atuma umuhanuzi Natani amumwitirira Yedidiya kubw'Uwiteka. Izina Yedidiya risobanura uwukundwa n'Uwiteka. Iri zina Uwiteka yarihaye Natani ngo aryite Salomo. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 29 haravuga ngo, none teranya abantu basigaye aho
uze ugerereze imbere y'umudugudu uwutere, uhindure, ne kuba ari jye uhindura bakawunyitirira. Nuko Dawidi ateranya ingabo zose, arahaguruka atera i Raba, arwana n'abaho, arahahindura. Dawidi noneho yasubiye ku rugamba, aho n'ubundi yari akwiriye kuba ari kuva mbere hose. Ubwami bwa Dawidi bwakomeje kwaguka no gutera imbere, kandi muri icyo gihe Dawidi nawe akomeza kuba umwami ukomeye mu isi. Mbese iby'icyaha cye byari byarangiye. Mu gice gikurikira turaza kubona uko umwe mu bana be yakoze icyaha kibi cyane, yasambanyije mushiki we, umukobwa wa Dawidi. Abusalomu wavukanaga n'uwo mukobwa kuri se na nyina yaje kwihura, yica uwo muvandimwe we wundi kuko yasambanyije mushiki we. Urumva ibintu bitara amarorerwa se mu muryango wa Dawidi? Ngaho nawe mbwira uko iyi nkuru yari kwakirwa muri Isirayeli yose. Uko biri kose, abantu bashobora kuba baravuze ngo mbega umwami utuyobora ntashoboye no kuyobora urugo rwe. Dawidi yari asigaye atakiri wa wundi wa mbere tuzi. Mbere y'uko twinjira mu gice gisigaye cy'ubuzima bwa Dawidi, ndumva nabwira Imana nti, Mana, ni ukuri rwose wari wahannye Dawidi mu buryo buhagije. Kuki utamukuraho igihano wari wamuhaye? Ariko uzi impamvu? Nuko na Dawidi atigeze agira icyo abivugaho. Dawidi yagiye imbere y'Imana arayitakira ati, Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze, unkureho ibyaha byanjye. Naho ku murongo wa 12 Dawidi akomeza agira ati, ntunekure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 51 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 2. Dawidi icyo yishakiraga ni ukongera kuba inshuti y'Imana. Inshuti yanjye wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, ndashaka kukubwira ko Imana yiteguye kukubabarira igihe cyose uzatura n'umutima uciye bugufi, ukabwira Imana ibyaha byawe byose, kandi wizere ko ibyaha byawe Imana ishoboye kubikubabarira uko byaba bisa kose. Reka dusenge. Mwami Imana, ndasengera uyu muvandimwe wanteze amatwi ngo umubabarire. Dore amaze gutsindwa n'iri jambo, ariko yizeye ko umukunda kandi ko amaboko yawe arambuye kugira ngo wongere kumwakira. Wowe ubwawe warivugiye uti, nawe ibyaha by'umuntu byatukura ushobora kubyeza bigahinduka umweru nka shelegi. Ugirire neza uyu mugabo, umugore, umusore n'uyu mukobwa, ngo ntubakureho umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka tuzaganira ku gice cya 13 na 14 cyo mu gitabo cya 2 cya Samweli, aho batubwira ibijyanye n'ibyaha bya Amunoni na Abusalomu, abahungu ba Dawidi. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.